Okay, bakita It is not easy by Muzehe Lucky Dube, Lucky Flip Dube. Twagiye umusobanuzi ni King Mice cyangwa Antije guturuka muri Nyagisa Kingdom TV. Kembo bakise It is not easy bisobanura ngo ntibyoroshye. Lucky Dube nubwo yaje kwitaba Imana bwose ariko naro ndimbo ze God and bless you, Imana ibaha umugisha niko ababwira. Mbere yuko dutangira karimbo ke sobanura ngo ntibyoroshye bantu, mujye mumanza mbere yo gushaka, mujye mumanza mumenya ati tugiye gushaka nde, ati si tugiye gushaka ameze gute, bakobwa mwumviro cyangwa se namwe basore mansobanukirwa umuntu mugiye gushingana kurushingana, kuko baje kuri umusenyeraho umugore baje gushakana ari mwiza aza kumucika aragenda kubera kutamenya ko. I remember the day I called mama, ndibuka umunsi nahamagaye mama kuri telefone, naramubwiye ati mama ngiye gusezerana cyangwa se ngiye gushaka. Namwumvisha I called her voice on the other side, naje kumwumva kuri telefone aseka cyane ambaza ikibazo nishimiye gusubiza. Yaravuze ngo son, did you take time to know her? Wigeze ufata igihe cyo kumenya uwo mukobwa mugiye gusezerana? I said mama she's the best. Namubwira ati mama umukobwa wanjye ararenze cyane ni mwiza, but today it hurt me so. Ati uyu munsi noneho birambabaza cyane kuba nasubiza inyuma nkabwira mama ati wa mukobwa twaratandukanye mama. Oh, I am getting divorce mama, twaratandukanye. Aya mahitamo naje kuba nahitamo the way through it will, ntabwo byaje kuba byangendekera neza na gato. Aya mahitamo mama ntabwo yaje kungendekera neza. Oh, birambabaza mama. Aya mahitamo nafashe ntabwo yigeze angendekera neza. Aya mahitamo ntabwo yaje kungendekera neza rwose nafashe. Mama yarambwiye ngo it is not easy to understand it son, ntabwo byoroshye kubyumva muhungu wanjye. Ariko it is not easy to understand it, ntabwo byoroshye kubyumva muhungu wanjye, ariko ndizera ko uzongera ukaba umuhungu wishimye nanone ukishima ukongera ugakunda. Niko nyina yamusubizaga amubwira uyu ni Lucky. Ndibuka mu rusengero igihe umwigisha yasomaga inyandiko yabwiye uwo mukobwa ati mukobwa uragaragara neza uri mwiza, uko bigaragara n'umutima wasanga ariko umeze uri innocent uri intungane. Ariko sinigeze menya icyari kihishe inyuma y'ubwiza bw'uwo mukobwa. Right true, ikinyoma cyari kihishe inyuma y'ibara ry'ukuri ryiza. Aya mahitamo naje kuba nahitamo ntabwo yaje kubangendekera neza pe, byagenze nabi cyane. Ntabwo byoroshye, ntabwo byaje kumugendekera neza. Oh mama, this choice I made didn't work. Aya mahitamo nahisemo ntabwo byangendekeye neza na gato pe, ariko uyu munsi iyo mbyibutse birambabaza cyane. Lucky Dube yakurimbiye Children in the Street, Remember Me, akurimbira n'utundi twinshi cyane. I remember when I held you by the hand, ndibuka igihe namufashe mu kiganza umwigisha akajya dusomera ibyigishwa, uwo mukobwa akajya avuga kongera akabisubiramo mu kanwa ke. Maybe what umenya ibyo umwigisha yigishaga was not something that was with you, ntabwo byari ibintu byawe by'umwigisha yakubwira ugasubiramo. Ariko ubu namaje kumenya neza, namaje gusobanukirwa ko ibyo bwa bitari kurimo. Umukobwa mwiza ashobora kuba ikindi gikinisho cy'umugabo. Oh Nyagasani, ndimo ndababara ubu ngubu. Lord ni Nyagasani abatabizi Lord. Aya mahitamo naje guhitamo ntabwo yaje kungendekera neza.
ntabwo byaje kungendekera neza kabisa, aya mahitamo nahisemo reka. Mama yarambwiye ngo ntabwo byoroshye muhungu wanjye kuba wabyumva, ntabwo byoroshye na gato muhungu wanjye, ariko ndizera ko umunsi umwe uzongera ugakunda ukaba umuhungu wishimye. Niko mama wa Lucky Dube yamubwiraga. Murakoze, nuko kagenze. Nyagisa Kingdom TV niho wasanga izi ndirimbo. It is not easy to understand it my son. Ntabwo byoroshye kubyumva muhungu wanjye.